Reka tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe ibyiza ndetse n'akamaro kagera kuri 15 ko kunywa umutobe wa karoti cyangwa se umutobe wakozwe muri karoti, kwa kundi karoti uzikamura ukazikoramo ji. Burya ji yo muri karoti ni nziza kandi ifite uburyo akamaro gatangaje ku mubiri wa muntu, ndetse n'uwavuga ko iyi ji ari bitangaza ubudahangarwa bw'umubiri, ikongera abasirikare, igatuma amaso yacu abona neza kandi igabanya ibyago byinshi byo kwibasirwa n'indwara zikomeye, harimo nk'indwara nka diabete, indwara z'umutima, hypertension ndetse n'izindi. By'umwihariko rero mu kiganiro cy'uyu munsi, reka turebere hamwe ibyo byiza bigera kuri 15 byo kunywa ji ya karoti cyangwa se ji yakozwe muri karoti. Ibyiza biza ku mwanya wa mbere byo kunywa ji yakozwe muri karoti nuko bugitera amaso yacu kubona neza kandi kagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara zifata amaso, cyane cyane nk'indwara ziterwa n'imyaka cyangwa se abageze mu zabukuru, indwara zikunda kubibasira. Burya karoti ni nziza cyane kuko ibasha gutuma tubasha kubona neza. Ibyo bigaterwa n'ibyitwa beta carotene dusanga muri karoti. Beta carotene ni ubwoko bwa vitamine A dusanga mu bimera cyangwa se mu bintu biribwa. Nanone beta carotene umubiri wacu ubasha kuyikoramo vitamine A, ari nayo ikoreshwa mu kurinda amaso yacu no gutuma abasha kubona neza. Ji ya karoti nanone burya ibonekamo vitamine A ku bwinshi nanone nk'uko twabivuze, kandi vitamine A ikaba irinda kuba amaso yacu ashobora guhuma cyane cyane nko mu ijoro, cyangwa se ikarinda ibyitwa night blindness. Nanone burya ji ya karoti kuyinywa ku maso bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara zifata amaso, cyane cyane nk'izwi nka age related macular degeneration. Ibyo bigaterwa n'ibinyabutabire bibiri dusanga muri ji ya karoti, harimo icyitwa luteine n'icyitwa zeaxanthine. Nanone burya ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze ji ya karoti kuyinywa bituma amaso yacu abasha guhangana n'urumuri rw'ubururu, n'urumuri rusohorwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, cyane cyane nka machine cyangwa se laptop cyangwa se telefone. Ibyo biza ku mwanya wa kabiri byo kunywa ji ya karoti nuko burya izamura ubudahangarwa bw'umubiri. Ibyo bigatuma rero umubiri ugira abasirikare bahagije bo guhangana n'uburwayi bwa hato na hato ushobora guhura nabwo, ndetse wanaburwara ntubukuzahaze cyangwa se ngo bukugaragure, cyangwa se nanone ukabasha gukira vuba. Ibyo biterwa na vitamine C dusanga muri ji ya karoti, ndetse na vitamine A na vitamine B6. Izo zose ni vitamine zikoreshwa n'umubiri mu kubaka no gukora abasirikare bashya bufasha kuwurwanaho. Nanone burya ji ya karoti kuyinywa bituma abasirikare b'umubiri bazwi nka white blood cells babasha gukora neza kandi bakaba benshi. Ibyo bigatuma ubasha gukira vuba mu gihe warwaye bitewe no kunywa ji ya karoti. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2023 buza kugaragaza ko ji ya karoti igabanya ibyitwa inflammatory markers mu mubiri, cyane cyane ibyo bikaba bishobora gutera ibibazo byo kubyimbirwa no kugira ibibazo bya inflammation mu mubiri iri chronique. Muri make ji ya karoti kuyinywa bigabanya ibyo byago. Ibyiza biza ku mwanya wa gatatu byo kunywa ji ya karoti nuko burya igabanya ibyago byinshi byo kurwara kanseri. Ibyo bigaterwa no kubirwanya mu mubiri ibinyabutabire byitwa free radicals, kandi bikaba bitwongera ibyago byinshi byo kurwara kanseri. Hari inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko byibuze kunywa ji ya karoti bigabanya ibyago byo kurwara kanseri. Ibyo bigaterwa n'ibinyabutabire byitwa beta carotene, ibyitwa luteine ndetse n'ibyitwa polyestyrene. Ibyo byose bikaba ari ibinyabutabire bituma kanseri zitororoka cyangwa se ngo zibashe kuvuka mu mubiri wacu bitewe no kunywa ji ya karoti tubisangamo. Kunywa ji ya karoti by'umwihariko bigabanya ibyago byo kurwara kanseri yo mu mara ndetse na kanseri y'amabere nk'uko bigaragazwa n'inyigo zitandukanye. Kunywa ji ya karoti burya ngo biragenda bigatuma uturemangingo dushobora kubyara kanseri dupfa, cyangwa se umubiri wacu udutugabanya tukatwica, cyane cyane nko muri kanseri y'amaraso yo mu maraso cyangwa se ya kanseri yo mu mara. Nuko bigenda. Ibyiza biza ku mwanya wa kane byo kunywa ji ya karoti nuko burya igabanya ibyago byinshi byo kurwara indwara z'umutima, aho igabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, ndetse ukagabanya n'ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol ushobora kwangiza umutima wacu. Muri karoti burya dusangamo potassium, ukaba ari umunyungugu w'ingenzi utuma umutima wacu ukora neza. Ibyo bikanashyira ku murongo umuvuduko w'amaraso, ibyo biri umuvuduko ukabasha kugenda neza w'amaraso, kandi ikagabanya ibyago byinshi byo kuba ushobora kurwara indwara zikomoka ku muvuduko cyangwa se nk'indwara za stroke.
Kunywa ji ya karoti nanone bigabanya urugimbu rubi cyangwa se ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol bishobora gutera uburwayi. Hari inyigo zitandukanye zagiye zikorwa zigaragaza ko byibuze kunywa ji ya karoti udukombe 2 cyangwa se uturahure 2 ku munsi bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima ku buryo bugaragara ugereranyije n'abantu batayinywa. Ibyiza biza ku mwanya wa 5 byo kunywa ji ya karoti nuko burya ituma uruhu rwacu rudasaza cyangwa se gatuma tugira uruhu rwiza. Burya ji ya karoti ni anti-aging, irwanya gusaza nanone ikarwanya iminkanyari. Ibyo bigaterwa na vitamine C dusanga muri ji ya karoti ndetse n'ibyitwa beta carotene. Ibyo byose bikaba ari ingenzi cyane mu gutuma tugira uruhu rwiza. Ji ya karoti burya ituma umubiri wacu ukora ibyitwa collagen, bukaba ari ubwoko bwa proteine dusanga mu ruhu rwacu, aho bituma nyine uruhu rwacu rumera neza. Vitamine C dusanga muri ji ya karoti nayo burya ituma iyo collagen ikorwa ku bwinshi, ndetse ibyo bikadurinda ko wagira iminkanyari n'ibibazo byo kudakweduka neza ku ruhu. Nanone ji ya karoti ni nziza cyane kuko ishobora gutuma uruhu rwacu rugira ubushobozi buhambaye bwo kurwanya imirasire y'izuba ishobora kurwangiza ku kigero cya 40% ugereranyije n'abantu badakoresha ji ya karoti. Ibyiza biza ku mwanya wa 6 byo kunywa ji ya karoti nuko burya ituma umwijima wacu ukora neza. Ji ya karoti nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi igira uruhare rwiza mu gutera imikorere myiza y'umwijima wacu ndetse no kugabanya ibinure mu mubiri. Burya rero kunywa ji ya karoti bigira uruhare rwiza muri detoxification y'umubiri, no kuvuga gusora imyanda n'uburozi bishobora kuba biri mu mubiri kandi bishobora gutera uburwayi. Ari nabwo burya ji ya karoti nanone bigira uruhare rwiza mu kunganira umwijima mu gukora uwo murimo wacu wo gusukura umubiri no kuwusohoramo imyanda. Ibyiza biza ku mwanya wa 7 byo kunywa ji ya karoti nuko burya ifasha muri digestion y'ibyo twariye, ndetse ikaba ishobora kuvura cyangwa se ishobora koroshya kubyimbirwa mu nda cyangwa se kugugara. Ji ya karoti ubwayo ni nziza cyane kubera ko ishobora gutuma igogora ryo twariye rikorwa neza. Ibyo bigaterwa n'ibyitwa fibre dusanga muri iyo ji ya karoti. Ibyo bikaba bishobora kuvura indwara zirimo nka constipation kubera ko ji ya karoti nyine isangamo ibyitwa fibre bishobora gutuma ya constipation yoroha cyangwa se ya ndwara y'impatwe yoroha. Ji ya karoti nanone ishobora kuvura kubyimbirwa cyangwa se kugugara mu nda kwa kundi mu nda huzurana umwuka. Ibyo bigaterwa na potassium nyinshi dusanga muri iyo ji ituma umubiri wacu ubasha kubona amazi ahagije, bigatera n'imikorere myiza y'amara. Ibyiza biza ku mwanya wa 8 byo kunywa ji ya karoti nuko burya yakufasha umubiri mu kuringaniza ikigero cy'isukari iri mu maraso. Ubundi iyi ji ubwayo nta sukari nyinshi tuyisangamo, igira ibyitwa glycemic index ntoya ugereranyije n'izindi ji ushobora gusanga. Ibyo bigatuma rero iba nziza cyane ku bantu bafite uburwayi bwa diabete cyangwa se basanganywe uburwayi bwa diabete. Ji ya karoti ngo ishobora gutuma umusemburo witwa insuline ukora neza, ukaba ari umusemburo ugabanya isukari yo mu maraso, muri make ikajya mu kigero cyiza iyo umusemburo ukora neza. Muri make kunywa ji ya karoti ntabwo bituma isukari mu maraso itumbagira, ahubwo iguma mu kigero cyiza kubera ko iyi ji itabonekamo amasukari menshi. Ibyiza biza ku mwanya wa 9 byo kunywa ji ya karoti nuko burya ji ishobora gukomeza amagufwa, yanatuma amagufwa yacu akomera, n'ibyago byo kurwara indwara ziterwa no kumunga kw'amagufwa bikagabanuka, cyane cyane nk'indwara yitwa osteoporosis. Ibi ahanini biterwa na vitamine K dusanga muri ji ya karoti ku kigero cya 25% byo dukenera ku munsi, ndetse na potassium dusanga muri iyi ji. Burya vitamine K rero ishobora gutuma umubiri wacu winjiza neza umunyungugu witwa calcium, kandi akaba ari umunyungugu uzwi neza mu kongera umubyimba w'igufwa no gutuma igufwa ryacu rikomera. Ibyiza biza ku mwanya wa 10 byo kunywa ji ya karoti nuko burya ishobora gutera imikorere myiza y'ubwonko. Nkuko bigaragazwa n'inyungu zitandukanye, burya ngo ji ya karoti tuyisangamo ibinyabutabire bwo mu bwoko bw'ibyitwa antioxidant ndetse n'ibyitwa beta carotene. Ibyo bikaba ari ibinyabutabire bishobora kugabanya no kuba byatera gutera imikorere myiza y'ubwonko, cyane cyane ngo bigabanya ibinyabutabire byitwa oxidative stress bishobora gutera uburwayi, cyane cyane nk'indwara z'imikorere mibi y'ubwonko ku bantu bageze mu zabukuru, harimo nk'itwa Alzheimer. Cyane cyane burya ngo ji ya karoti kuyinywa bishobora no gutuma ubwonko bwawe buhora bwibuka cyangwa se ukabasha gukora neza muri rusange. Ibyiza biza ku mwanya wa 11 byo kunywa ji ya karoti
nuko burya bishobora kukunganira gutakaza ibiro cyangwa se ku muntu wifuza kubungabunga ibiro bye bikaba byamwunganira. Burya ji ya karoti buri gakombe kaba kagizwe na karori 94. Ibyo bisaba bisobanuye ko burya izo karori ari nkeya. Nanone iyi ji nta binure tuyisangamo. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane kuko yatugufasha mu kubungabunga ibiro byawe ndetse no kubigabanya. Kunywa ji ya karoti bishobora gutuma uhaga ndetse umara mu mwanya munini uhaze. Ibyo bigaterwa n'ibyitwa fibre n'amazi dusanga muri iyi ji, bishobora gutuma umubiri wacu ubasha gutunganya neza ibinure, ukabasha kugabanya ibyago byo kurwara indwara zirimo nka diabete, cyangwa se none ukaba ushobora kubungabunga ibiro byawe cyangwa se ukabigumisha mu kigero cyiza unywa iyi ji. Ibyiza biza ku mwanya wa 12 byo kunywa ji ya karoti nuko bishobora kugabanya no koroshya ububabare bwo mu mihango. Ibyo biterwa n'ibyitwa beta carotene ndetse na potassium dusanga muri ji ya karoti, kandi bishobora gutuma imihango cyangwa se ububabare bwo mu mihango bworoha. Iyo unyweye iyi ji bituma amaraso atembera neza, bityo amaraso agera mu bice by'imyibarukiro byawe akiyongera. Ibyo bikaba bishobora koroshya ububabare bwo mu mihango ndetse bikakurinda n'umwuma kubera ko iyi ji iba irimo amazi menshi. Ibyiza biza ku mwanya wa 13 byo kunywa ji ya karoti nuko burya ishobora ifasha mu guha umubiri wacu amazi ahagije cyangwa zigafasha ibyitwa hydration y'umubiri. Burya ji ya karoti igizwe n'ibyitwa electrolyte ndetse n'amazi. Ku kigero cya 90% burya ji ya karoti, ji yakamuwe muri karoti ibigizwe n'amazi. Ukongeramo umunyu witwa sodium ndetse na potassium. Ibyo byose bikaba ari ingenzi cyane nko kubinywa mu gihe wakoze siporo zivunanye cyangwa se mu gihe umaze gukora siporo. Ji ya karoti burya ngo yakurinda umwuma kubera ko irimo amazi ndetse n'electrolyte, twabegeranya n'imyunyungugu ushobora gutakaza nko mu gihe ubira icyuya cyangwa se mu gihe wakoze ukaba wananiwe cyane nko mu gihe wakoze siporo zivunanye. Ibyiza biza ku mwanya wa 14 byo kunywa ji ya karoti nuko burya ishobora kuvura indwara zimwe zo mu kanwa ndetse kanarwanya n'udukoko dushobora gutera uburwayi no kwangiza mu kanwa. Ibyo bigaterwa na vitamine C ndetse n'ibinyabutare byo mu bwoko bwitwa antioxidants dusanga muri ji ya karoti. Cyane cyane ibyo bikaba bishobora kurwanya indwara z'ishaza cyangwa indwara zifata ishinya cyangwa se indwara zishobora kwangiza amenyo yawe. Ndetse nanone burya ngo kunywa ji ya karoti bituma amacandwe akorwa ari menshi, kandi amacandwe burya ashobora kurwanya udukoko tuba mu kanwa dushobora gutera uburwayi no kwangiza amenyo yawe. Ibyiza biza ku mwanya wa 15 byo kunywa ji ya karoti nuko burya bitera umusatsi wawe gukura neza. Cyane cyane ibyo bigaterwa n'amavitamini nka vitamine A dusanga muri ji ya karoti. Vitamine A izwiho mu gutuma umusatsi wawe ukora neza, ugakura neza rwose ku buryo uyongera. Nanone ikaba ishobora kurwanya uruhara cyangwa se ukakunda umusatsi wawe utakara. Cyane cyane burya ji ya karoti ushobora no kuyikaraba mu mutwe cyangwa se ukayinywa ubwayo. Muri rusange ji ya karoti ni nziza kubera ko burya ifite byiza bitandukanye. Cyane cyane ibyo gaterwa n'amavitamini n'imyunyungugu tuyisangamo ku buryo nyine usanga ari ji nziza kuyinywa haba mu gitondo n'andi masaha yose. Ji ya karoti rero ni ji nziza cyane ishobora kukugirira ibyiza ku mubiri wawe ndetse igatuma ugira n'ubuzima bwiza muri rusange. Kuyikora ni uburyo bworoshye. Ushobora gufata karoti ukaziba wazihata neza ugakuraho birabiho by'inyuma cyangwa se ukazoza, ukaba ushobora kuzishyira muri blender ukazisya neza, hanyuma rero ukagenda uzikamuramo wa mutobe akaba ari wo winywera. Hari abashobora kongeramo agasukari cyangwa se ukaba kongeramo ubuki kugira ngo birusheho kuryoha. Ubwayo ji ntabwo iboneka amasukari menshi, ntabwo iyo ji ibiryohereye, ahubwo ushobora kuyihongera ukongeramo nk'ubuki cyangwa se ugakamuriramo indimu, cyangwa se nanone ukaba ushobora gushyiramo kuyivanga n'inanasi, ugasanga nyine ya ji yawe iraryoshye kandi isa neza, ikakugirira akamaro gatandukanye kandi gatuma ugira ubuzima bwiza. Muri rusange rero ni uko nguko wayikora, kandi ni uburyo bworoshye ushobora no kuyikorera mu rugo iwawe. Kabone niyo waba udafite blender, uzashaka buryo ushobora sekura izo ji za karoti, hanyuma rero uyizikamuremo neza. Icya mbere no kuzikamura, ikintu cyose wazikamuza ushobora kuba wakora iyo ji bitakugoye. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, nanone ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment.